nk'uko twabivuze mu kiganiro cyatambutse, kugira ngo ugire aho uva ugire n'aho ugera bisaba kugira amahame ugenderaho. Rimwe na rimwe iyo utabashije kugira amahame ugenderaho, ushiduka wagendeye ku mahame abandi bishyiriyeho, mbese aho ngaho ushiduka wabaye nk'umucakara wabo. Icyo twamenya ni uko amabanga bamwe mu bakire bagenderaho kugira ngo batere imbere, hafi ya bose ntibashobora kuyavuga. Reka dufate urugero rwa hafi cyane. Benshi mu bari kumva iki kiganiro mufite abakoresha, abo twakwita ababosi banyu. Ese haba hari uwo bosi we yaba yarabwiye amabanga yakoresheje kugira ngo agere kuri ibyo byose? Nubwo yaba hari, ndabizi ko atakubwira byose, kuko birashoboka ko abikubwiye wacika intege zo gukomeza gukora ako kazi ke, ukajya gukora nk'ibyo we akora, mbese ukikorera. Ahangaha bosi wawe ashobora kuba yahomba umukozi, cyangwa se wenda agahomba umuntu w'ingenzi muri bizinesi ye, kandi wenda ari nawe watumaga bizinesi ye itera imbere. Nk'uko twabivuze, bamwe mu bakire kugira ngo bagere kuri byinshi, hari amabanga bagenderaho, mbese amahame bagenderaho, ku buryo batifuza ko bamwe mu bakoresha cyangwa se abakene bayamenya. Nawe niba wifuza kumenya ayo mahame abakire batifuza ko abakene batamenya, ndakurarikira kuza kubana natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ndakwibutsa ko gukanda ku nzogera ukaduha subscribe ndetse ukaduha na like, ugasharinga iki kiganiro kuri bagenzi bawe. Waba hari n'icyo wifuza kutubwira ukatwandikira comment. Ibi ngibi aba ari umusanzu ukomeye uba uduhaye. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Colette. Ikaze mu kiganiro. Reka duhere ku ihame rya mbere abakire batifuza ko abakene bamenya. Abakire ntibifuza ko wamenya ko ubumenyi bwo mu ishuri ntaho buhuriye n'ubumenyi bwo hanze. Sinzi niba ibi ngibi ubyumvise neza. Ndabizi wenda hari abahise bibaza bati, none se niba ubumenyi bwo mu ishuri ntaho buhuriye n'ubwo hanze, ubwo ngubwo twaba tujya mu ishuri ngo bitange iki? Ubundi si bwo kwiga byaba bifite umumaro? Ahubwo se twaba twigira iki? Nawe ubyumva gutyo rwose ufite ishingiro. Ushobora kuba wumvise amwe mu magambo umugabo tuzi ukomeye cyane yigeze kuvuga, umugabo witwa Nelson Mandela. Ukaba ariyo mpamvu ugendera kuri ibyo ngibyo, uvuga ko ubumenyi bwo mu ishuri budahwanya agaciro n'ubumenyi bwo hanze. Mbese ukavuga ko ubumenyi bwo mu ishuri aribwo bufite agaciro gakomeye kurenza ubumenyi bwo hanze. Uyu mugabo tuzi ukomeye cyane witwaga Nelson Mandela yaravuze ati, "Education is the most powerful weapons which can use to change the world." Bishatse kuvuga ko uburezi ariyo ntwaro ikomeye cyane ishobora kugufasha guhindura isi.
icyo twamenya ni uko uburezi bwo mu ishuri cyangwa se ubumenyi tuvana mu ishuri budufasha kubona ubumenyi bwo kubona akazi, yewe ukaba wabona akazi keza, akazi kaguyemo amafaranga menshi, ariko kuba wakoresha ubwo bumenyi wavanye mu ishuri ugahinduka umukire mu gihe gitoya ariko ukoresheje gusa nta bumenyi bwo hanze ufite biragoye. Ahangaha icyo abakire bakora, bafata bwa bumenyi bavanye mu ishuri bakabukoresha mu bumenyi basanganywe, mbese bakabufatanya kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi. Icyo gihe babifatanyije byombi bibaha kugera ku ntsinzi byoroshye kuko baba bafite ubumenyi bwo hanze bakabufatanya n'ubwo bavanye mu ishuri. Ariko wowe ufite ubumenyi uvanye mu ishuri gusa, mbese nta bumenyi bwo hanze wigeze umenya cyangwa se uzi, bizakugora cyane kugera ku nzozi zawe byihuse. Nibyo kuko urahembwa yewe ukumva ni na menshi, ugashobora kuba wowe n'umuryango wawe mwabaho neza, ariko akenshi abantu nk'aba bategereza umushahara wo ku kwezi birangira amasaziro yabo abaye mabi, mbese ugasanga bahindutse abakene bikomeye bageze mu masaziro yabo. Ibanga rya kabiri abakire batifuza ko abakene bamenya ni uko bigoye kuba wakizwa n'umushahara. Birazwi, akenshi umushahara ushobora kuba muto ugereranyije n'ibyo usabwa gukora cyangwa se n'ibyo wifuza kugeraho, kuko akenshi no kubona ayo gusevinga bikunze kugorana. Hari igihe ufata amafaranga bitewe n'ibyo wifuza gukora kandi mu by'ukuri wabonaga ayo mafaranga ari menshi ariko ukayoberwa aho anyuze. Ibi ngibi biterwa ahanini n'uko ibyo wifuza gukora cyangwa se ibiri bugende muri ayo mafaranga biba ari byinshi kurenza amafaranga winjije. Hari n'ababona gukomeza guhemberwa ku kwezi bibakenesha bagahitamo kujya kwikorera, ariko akenshi kuko baba waramenyereye guhemberwa ku kwezi birabagora. Tuzi neza ko iyo ugiye kwikorera inyungu ubona zishobora guhinduka, mbese zihinduka bitewe n'imbaraga washyizemo mu byo uri gukora. Kubera akamenyero rero ko kuba wa muntu yaramenyereye guhemberwa ku kwezi, iyo agiye kwikorera bishobora kumunanira, kubera ko nk'uko tubizi iyo ugiye kwikorera bigusaba gukoresha imbaraga nyinshi, kandi nanone izo mbaraga nyinshi ukazifatikanya no kuba ufite bwa bwenge bwo hanze, mbese bwa bumenyi bwo hanze utavanye mu ishuri. Ibi ngibi rero bikunze kugora ba bantu bavuye ku mushahara bakaza kwikorera, bikarangira n'ubundi bibananiye bagasubira guhemberwa ku mushahara. Ibanga rya gatatu utapfa kubwirwa n'abakire ni uko igihe ari amafaranga. Muri iyi minsi iri jambo dukunze kuryumva, bamwe bavuga bati time is money. Ndizera ahangaha turi buze kubyumva kimwe. Twese tuzi ko kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko ugira igihe cyawe wigomwa, ugafata igihe cyawe ukagikoresha icyo kigomba gukora. Ibi rero ni nabyo biba ku bantu bari gushakisha ubuzima. Yaba uwikorera igihe cye arakiha akagikoresha uko abishaka, uko yabiteguye, kandi ndetse n'ukorera abandi, mbese ufite uwo yita bosi we afata igihe cye akakimugenera, nawe akamugenera umushahara.
Ibi bigaragaza ko wa muntu ukorera abandi atakaza imbaraga nyinshi kandi umushahara we ntiwiyongere, keretse iyo ahawe bonasi, kandi bonasi murabizi ko uyihabwa iyo wakoze mbese wiyushye akuya. Ese wakwibaza ngo hagati y'ufata igihe cye akakiha akikorera ndetse n'ufata igihe cye akakigenera bosi, ninde wunguka? Ibanga rya kane utabwirwa n'abakire ni uko kwizigama bishobora kuguhindurira ubuzima. Iyi ngingo ni nziza cyane ariko abayumva ni bake. Impamvu nta yindi, ni uko bitewe n'umushahara babona cyangwa se n'umushahara umuntu aba abona, bigoye kubonamo ibitunga umuryango we cyangwa se ibimutunga ngo abonemo n'ayo yizigama. Icyo twamenya ni uko niba wifuza gutera imbere ukagera aho ugera, nakubwira ko kwiyumvisha ko ubona amafaranga makeya mbese utabasha gusevinga binyuze muri ayo mafaranga wabonye, ibyo ngibyo atari byo rwose. Wabyumvise neza rwose, sibyo. Kuko niba wibuka neza ikiganiro twanyujije kuri iyi channel cyitwa inama zagufasha guhindura ubuzima, twayivuzeho neza cyane. Twavuze ko umushahara wawe ubonye uko waba ungana kose ugomba kubanza ukihemba 10%, ubundi ugakoresha 90% asigaye. Niba waracikanwe n'iki kiganiro cyangwa se ukaba uri mushyashya kuri iyi channel yanjye, ndakurarikira ko wakora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibindi biganiro tugenda tunyuzaho.